ubu nta kindi kintu kigezweho ku mbuga nkoranyambaga kiri gucaracara hirya no hino uretse amanota ya Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine murabizi ko ari mu bakandida bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye ejo bundi mu mwaka washize, navuga ko ari 2023 2024, akaba ari nabo babangaba babonye amanota ejo bundi, cyangwa se abo Nesa yatangarije amanota yabo ejo bundi. Ariko mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga hariho result slip, cyangwa se ari kugenda hatemberaho amanota y'uyu mukobwa bita Ishimwe Vestine. Ndagira ngo rero nanjye nze kuza kuyabereka, ndaza kuyabereka murebe ukuntu Ishimwe Vestine byagenze. Ariko abantu benshi bari kuvuga bati Ishimwe Vestine yaragraduatinze, akoresha ibirori bidasanzwe, yambara ikanzu dore ko yigaga no ku kigo gikomeye, none azanye amanota angana gutya. Abantu benshi bari kwibaza bati Ishimwe Vestine ntago twari tuzi ko umuntu w'umusitari, umusitari, abantu b'abasitari ngo kwiga ngo no kwiga ngo ntago n'ubundi ngo bijya bihura. Abantu benshi bari kugaruka ku manota y'uyu Ishimwe Vestine. Murabizi rero ko aba ni abakobwa babiri bavukana bamamaye kandi mu muziki, aribo Dorcas na Vestine. Bakaba baramamaye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko bose kandi ni n'abanyeshuri. Uyu nguyu rero Ishimwe Vestine ni umukandida mu bakoze, kandi murabizi ko mu myaka yashize nk'itatu ishize hari uwo bita Dorcas nawe yakoze tronkome, ariko yagarukiye ku manegeka yaragiye kuza muri ya nyuguti abantu benshi batinya bita U. Rwose yaragiye kwizamo kubera ko yazanye amanota make cyane igihe Dorcas yakoraga. Abantu benshi babigarutseho bavuga bati ni kubera umuziki, yagiye mu bintu byo kuririmba, yagiye mu bintu byo kwirirwa harimo gutegura iby'imiziki ye n'imishinga ye kuruta uko yakwiga. Ariko noneho uyu Vestine aho aratunguranye, Vestine aratunguranye. Rero uyu Vestine yigaga ku kigo kiri i Kigali, naho Dorcas we yigaga ku kigo kiri muri za Musanze. Uyu Vestine yigaga ibyo bita culinary art, ni ibijyanye no guteka neza, yigaga guteka mu mahoteli. Ndaje rero mbahe result slip yiwe ubundi murebe ukuntu byigendekeye, cyangwa se ukuntu byamugendekeye muri ikizamini cya leta ashoje. Twagiye rero kuri result slip ya Vestine. Yes, kadukomeze rero na ya result slip y'uyu mukobwa yitwa Ishimwe Vestine. Iyo ni registration number ye muri iyi minsi yakoreshaga, cyangwa se yakoresheje. Yize rero nkuko nabibabwiye ibyo bita culinary art, ni ibijyanye no guteka, no mutetsi mwiza rwose, ku kigo bita International Technical School of Kigali muri ya mwaka wa 2023-2024. Hanyuma ngibyo amanota ye maragenda azamuka muri screen. Hygiene and food safety yigiriye amanota 71 inyuguti ya C. Kiswahili agira amanota 70 inyuguti ya S. Food preparation agiramo amanota 32 inyuguti ya E. Hanyuma cyangwa se coaching chicken staff on job skills agira amanota 38 inyuguti ya E. Entrepreneurship arayikubita agira amanota 53 inyuguti ya S. Hanyuma principle of catering and stock control, ibijyanye no kugenzura ibiba muri stock, yigiriye amanota 51 inyuguti ya S. English ya mbere arayikubita rwose, yigira amanota 77 inyuguti ya S. Hanyuma Igifaransa aragikubita yigira amanota 39 inyuguti ya S. Kinyarwanda aragikubita yigira amanota 35 inyuguti ya S. Hanyuma practical kwa bijyanye no guteka, none hari kubyikorera pratique, yigirira amanota 96 ari naho yatsinze cyane kurusha ahandi, agiramo inyuguti ya A. Hanyuma imibare ya kabiri iramunanira, agira amanota 43 ariyo fail, imibare yarayitsinzwe. Hanyuma yose hamwe barayateranya aggregate cyangwa se percentage, agira 71.37 kw'ijana, azana diplome rwose imeze neza. Ari nayo mpamvu abantu bari kumupostinga hirya no hino bati congratulations Vestine, congratulations warabikoze, kandi koko yaranabikoze. Mwibuke gukora subscribe kudushya Kingdom. Ciao ciao.